amarozi aravuza ubuhuha ko umurenge bakagana mu karere ka Nyamasheke. Imbaga y'abaturage babwiye TV na Radio 1 uko uyu muturage mugenzi wabo yenda kubamaraho abantu abicishije uburozi. Ni igitsina cy'umukobwa cyari kiri mu kiganza rero hajya harimo icy'umuhungu. Icy'umukobwa cyari kirambitsemo neza. Narakibonye pe. Ntago ari inkuru n'imbarwa ntakibonye. Bagenda bavuga ko ari umukobwa yari amafaranga. Amaze kuyamurya amushuka ko azamushaka. Birangira yanze kumushaka. Noneho icyo gitsina yakirezwe na nyina w'umukobwa. Niwe wakimuroze ko yaranze kumushakira umwana kandi ntago narenze ko umuntu ashobora kuba yaruka amabuye akanya amagi. Ni ukuvuga ngo bwa mbere yarutse amabuye matoya nk'aya ngaya nyine, arangije nyuma irya gatanu dore ryaje ringana gutya ryamuheze mu ntuza mu gatuza. Umurozi ushobora kuba wahagarika umuvuzi gakondo ariko ntushobora guhagarika umurozi gakondo. Umurozi we ntazwi, ntanagaragara. Ntabwo bisabye ko afata umuti ngo awubice, awugure, awanike, awushyire ahantu awubike, kuko umurozi ashobora gushaka ibyo ashaka akabikoresha akabijugunya, akazongera agashaka ibindi agiye kubikoresha akabijugunya. Amarozi ari ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko ashingiye ku bazimu, abakurambere na za karande, ashingiye ku burozi abantu barya cyangwa se banywa, ashingiye ku burozi batongera cyangwa se imivumo, amasengesho. Ku barogesha amasengesho hari uburozi bohereza mu mwuka cyangwa se batega cyangwa se bahuhera. Hakaba n'amarozi rero ashingiye ku mahembe, amarozi ashingiye kuri nyabingi, amarozi ashingiye ku mashitani, amarozi ashingiye ku mandwa, amarozi ashingiye ku barangi, amarozi ashingiye ku bihato, amarozi ashingiye ku bitama, amarozi ashingiye ku ntezi, amarozi ashingiye kuri roho mbi, amarozi ashingiye ku badayimoni cyangwa se kuri karande zitaranduka zo mu muryango, amarozi ashingiye ku maraso, amarozi ashingiye ku bitambo cyangwa se amaturo. Mbese amarozi yabaye amarozi tu. Abantu rero rimwe na rimwe barababeshya bakababwira ko amarozi hari amarozi adakira, ko hari amarozi bagutega bakoherereza bagushyiramo wakwivuza ntakire. Oya, amarozi arakira iyo wayivuje neza ku muntu uzi kuyavura. Banyafrika by'umwihariko banyarwandakazi, ikigo Hidden Polyclinic mu kuvura indwara zananiranye giherereye ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP, hamwe na Dr. Rio n'aba specialiste mu kuvura from Nigeria. Tuvura indwara zikurikira: uburozi bw'amoko yose, ubutegano, imyuka mibi, uburozi butera ibisazi, ubw'uburyano ndetse na karande zo mu muryango. Tuvura indwara z'umubiri wose: umuvuduko w'amaraso, hepatite B na C, igifu, impyiko, indwara z'ubuhumekero, asima, bronchite n'izindi zose. Sibyo gusa, tuvura indwara z'uruhu, vitiligo, ibire byo mu maso, indwara z'amagufa, rubagimpande, gute, umugongo n'ibindi. Indi specialite, dutanga umuti utuma umugabo wawe cyangwa umugore wishakiye ataguca inyuma. Ku bagore n'abakobwa babuze amavangingo, nitwa Gisubizo. Ku mugabo bafatiriye ujya gutera akabarira akabura ubugabo bwe, nicyo gihe ngo tumusubize agaciro mu muryango we. Dukorera ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ivuriro Hidden Polyclinic, gira ubuzima bwiza. Banyarwandakazi, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hidden Polyclinic, uyu munsi muri kumwe na Dr. Habumuremyi Innocent. Tugarutse mu kiganiro turi ku ndwara iri ku isi hose, indwara iri muri Afurika hose, indwara iri mu Rwanda by'umwihariko, indwara urasanga ku masoko y'imirimo ya leta cyangwa se ku masoko bisanzwe, indwara urasanga mu mashuri, indwara urasanga mu nsengero, indwara yamaze abapasiteri n'abakirisitu, indwara yamaze abari mu ngendo.
kuri za agisida, indwara yamaze abanyeshuri ku ishuri, abanyeshuri batari gukurikira ari kugera mu ishuri agata ishuri, yareba mwarimu akagira ikibazo ntaba akikomeje kwiga, yareba ku kibaho agahita arwara amaso, indwara iri mu bantu ku buryo abantu barwaye imitwe idakira, indwara iri gutera agisida, indwara iri gutera impfu z'amayobera, indwara iri gutera ibihombo cyangwa se inyatsi, indwara ifata abantu bakaba bafite ikibazo cyo kwiheba, indwara iri gusenya ingo hirya no hino, nta yindi. Uyu munsi tugarutse ku marozi. Amarozi ari guca ibintu, yaciye ibintu muri Afurika, yaciye ibintu mu Rwanda, yaciye ibintu ku isi hose, yaciye ibintu muri karitsiye. Amarozi yabaye amarozi ku isi hose. Kubera iki turi kuvuga ku ndwara z'amarozi? Cyane cyane murabizi ko ku isi hose, mu Rwanda by'umwihariko, leta ishobora kuba igafatira umwanzuro abavuzi gakondo cyangwa se abantu bakora nabi mu buvuzi gakondo, ugasanga nibyo, ugasanga rimwe na rimwe hari n'uwabirenganiramo. Ariko noneho rero hari igice kitagaragara, igice gikomeye kandi gifite uruhare rubi muri sosiyete, aricyo cyitwa amarozi. Amarozi rero, umurozi ushobora kuba wahagarika umuvuzi gakondo, ariko ntushobora guhagarika umurozi gakondo, kuko umurozi we ntazwi, ntanagaragara. Ntabwo bisabye ko afata umuti ngo awubice, awugure, awanike, awushyire ahantu awubike, kuko umurozi ashobora gushaka ibyo ashaka akabikoresha, akabijugunya, akazongera agashaka ibindi agiye kubikoresha akabijugunya. Amarozi ari ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko ashingiye ku bazimu, abakurambere na za karande, ashingiye ku burozi abantu barya cyangwa se banywa, ashingiye ku burozi batongera cyangwa se imivumo, cyangwa se amagambo avugwa n'abantu, amasengesho, ku barogesha amasengesho. Uburozi bwo mu Rwanda bukaba bushingiye ku bantu bohereza imyuka, nyabingi, ryangombe, amahembe, ibitega, abarangi. Hari uburozi bohereza mu mwuka, cyangwa se batega, cyangwa se bahuhera. Hakaba n'amarozi rero ashingiye ku mahembe, amarozi ashingiye kuri nyabingi, amarozi ashingiye ku mashitani, amarozi ashingiye ku mandwa, amarozi ashingiye ku barangi, amarozi ashingiye ku bihato, amarozi ashingiye ku bitama, amarozi ashingiye ku ntezi, amarozi ashingiye kuri roho mbi, amarozi ashingiye ku badayimoni cyangwa se kuri karande zitaranduka zo mu muryango, amarozi ashingiye ku maraso, amarozi ashingiye ku bitambo cyangwa se amaturo. Mbese amarozi yabaye amarozi tu. Abantu rero rimwe na rimwe barababeshya bakababwira ko amarozi, hari amarozi adakira, ko hari amarozi bagutega, bakoherereza, bagushyiramo wakwivuza ntakire. Oya, amarozi arakira iyo wayivuje neza ku muntu uzi kuyavura. Ntibibura ko muri kino gihe hari abatekamutwe ushobora kubasanga mu buvuzi gakondo, cyangwa se ari abavuzi gakondo, cyangwa se ari abarozi gakondo. Ugasanga rimwe na rimwe abantu bataye akarande z'iwabo, ugasanga umuntu afite nyabingi cyangwa ryangombe cyangwa abazimu b'iwabo kuko se yarogaga cyangwa nyina yarogaga, akagenda akavuga ko agiye gushaka umuti kandi agiye gushaka uburozi. Ubundi umuntu wese ushaka kumumenya wamumenyera ku babyeyi be, kuko za karande ziwabo nta hantu ashobora gutandukanira na karande. Niba mama wawe yararogaga cyangwa papa wawe yararogaga, aho uzajya ugiye gushaka imiti uzagenda ubusanzwe ugiye gushaka uburozi, ko biba biri muri roho yawe, nibyo wonse, nibyo wariye, nibyo wanyoye. Rero indwara zituruka ku marozi zikaba ari nyinshi cyane, tukaba twababwira zimwe mu ndwara zituruka ku marozi, nubwo atari zose. Hari indwara zitera abantu bagahora barwaye umutwe,
cyangwa se umusatsi ku mutwe ugapuka ugashyiraho, usanga umuntu ameze nk'uwarwaye bwacya. Hari indwara zifata umuntu z'amarozi zishingiye nko kugira indoto mbi, kurota inyamaswa zikwirukaho, kurota ukora agisida, kurota uguruka, kurota witura hasi, kurota inyamaswa zirimo zikurya cyangwa se inzoka zikuruma cyangwa se uzibona, cyangwa se ukabona mu maso yawe inyamaswa. Indwara z'amarozi zitera umuntu kugira ibihombo, kugira inyatsi, kugira umwaku. Bamwe bajya batinyuka bakavuga ko umwaku utabaho, kandi umwaku ni ijambo ushobora gusanga mu bihugu byose, mu ndimi zose. Rero nta kivugirwa ubusa, iyo myaka irahari. Hari umuntu kurota umuntu hari ibintu bimwirukaho, akabirota mu ndoto, akabona nk'aho ari filime, akarota umuntu ashaka kumwica, umuntu amutera cyangwa se amuteza ibintu runaka, ibihombo, cyangwa se abona ko amuroga. Kenshi uwo muntu aba akuroga cyangwa se ari kujya kukurugisha, cyangwa se hari undi nkawe ku rundi ruhande uri kubikora ariko atari wa wundi nyirizina warose. Mu Rwanda ho hari uburozi bukomeye cyane uyu munsi bumaze kwataka abantu cyane, uburozi bushingiye kuri agisida, n'impfu zitunguranye. Umuntu ari gufatwa ukumva ngo afashwe mu kirenge, ngo afashwe mu kuboko, ngo afashwe n'umusonga, ukumva mu masaha 5 ngo arapfuye, ukumva bakamuvana kuri santere de sante bamujyana CHK, ukumva ngo umuntu arapfuye yafashwe uwo munsi. Ibyo byose ni impamvu z'amarozi ari gutera imbere. Akaba impfu z'amayobera, izo ngizo nyine ndi kuvuga, uburyo ki umuntu ari gufatwa agahita apfa cyangwa se ntamare umunsi atarapfa. Hari byinshi bigaragaza amarozi, ibintu, kubona ibintu bishaka kukwica cyangwa se umuntu ashaka kukwica. Hari umuntu arafatwa akagira guta umutwe cyangwa se ibisazi cyangwa se ibicuri cyangwa se autisme cyangwa se akavugaguzwa. Ukabona umuntu aragenda mu nzira yivugisha, umuntu aragenda mu nzira adafite intekerezo nziza, umuntu akaba atajya inama cyangwa se atagirwa inama, yaba umugabo cyangwa umugore, cyangwa se abana n'ababyeyi, cyangwa se ibintu nk'ibyo kubera amarozi. Hari ukubyimba amaguru, hari kurwara imitsi, hari kurwara umugongo, hari kurwara amaso, hari kurwara intekerezo. Ibyo byose bishingiye ku ndwara z'amarozi. Si ibyo gusa, urabona ko n'abantu bafite abagore ubu bafite ikibazo cyo kuva, cyane cyane indwara tuvura mu gihe gito cyane gishoboka. Abantu bari kubaruga kuva, agahita ava bigakomeza n'ukwezi kose, ku buryo byanamwica, bigahita bimuterana n'ibibyimba muri nyababyeyi ndetse na za kanseri, biturutse ku muntu wamuroze indwara yo kuva abizi kandi abishaka. Hari abantu bahakana ko bitabaho, ariko ababyeyi barabizi ko nk'iyo umukobwa akikiye umwana ari mu mihango, ko iyo umwana agize aleriji, nyiri umwana akaba ari umurozi. Murabizi ko mu muco nyarwanda tubizi ko iyo umwana bagiye kumwogereza mu mazi bakavuga n'amagambo runaka, wa wundi wamukikiye ahita arwara, akagira ikibazo cyo kuva bidahagarara. Ibyo rero urumva niba ababyeyi babizi, kandi mu muco nyarwanda tubizi ko bigenda bityo, ntabwo ari uko ubwabyo bisa nk'aho ari uburozi, n'umuhanga mu kuroga rero ibyo bintu ashobora kubikora. Abanyeshuri rero bafite ikibazo kino gihe ku butaka bw'u Rwanda. Abanyeshuri bari kubaroga, akananirwa kwiga ishuri, akumva muri we akeneye guhagarika kwiga ishuri, agatsindwa mu ishuri, akananirana mu kigo, atari uko kugira ngo bakunde bamwirukane, atari uko yaba yaravuye mu rugo iwaba ananiranye cyangwa agize gute, ariko ari umuntu wabimutereje kugira ngo akunde ananirwe ishuri rihagarare. Umunyeshuri rero ushaka kubona umunyeshuri ari umuhanga, abantu bakamugirira ishyari, bagahita bamuruga kuba umuswa. Ibyo bikabaho, cyangwa se bakamuruga guta ishuri kugira ngo atakaze ubwenge, yumve muri we adashaka kandi atishimiye ishuri.
kugeza ubwo n'ababyeyi babimuhatakanga cyangwa se n'abavandimwe bakabimuhatakanga. Ibyo byose bikaba ari uburozi buturuka ku bavandimwe cyangwa ku bandi bantu b'abarozi. Hari uguta ubwenge, abana bagata ubwenge mu mashuri, bakananirwa kwiga, bakananirwa kwiteza imbere, bakumva ko ibyo barimo, ibyo bagiye gukora, ugasanga umuntu aranywa urumogi bakarumurugeraho akazarinda apfa cyangwa akaraswa ari kunywa urumogi, atari uko yabishatse, atari uko babimwogeye. Usanga umuntu ibiyobyabwenge byaramubase. Hano muri Kigali abantu ukunda gusanga abana b'abasore yarangije universite, yarangije segonderi, ugasanga yayobotse ibiyobyabwenge, ababyeyi bakagira ngo nuko abyana n'abantu cyangwa se yihaye kunywa imiti kandi ari uburozi, baramuroze. Ibyo rero birahari kandi biri ku butaka bw'u Rwanda, biri muri Afurika, biri ku isi yose. Ubwo dukomeza kubivuga, amarozi harimo uburyo bwinshi cyane. Hari ibyo twita amageza, hari ibyo twita ibihato, hari ibyo twita intondagizi, amarozi y'amayobera mu gihugu cy'u Rwanda arimo uyu munsi birakomeye cyane. Umuntu ari kunywa fanta ngo arapfuye, umuntu ari kunywa amazi ngo arapfuye, ukabona impfu z'amasaha abiri. Iyo umuntu bamuroze babaroze roho, ashobora kuruga gusa kwishyira urupfu. Abantu bari kwiyahura ari kubera kubaruga, atari kubera ubushake bwo kwiyahura. Impfu umuntu akururira urupfu undi ku bushake bwe, abikoresheje cyangwa se abikoranye amarozi. Indwara rero zidakira zishingiye ku marozi ni nyinshi cyane, kandi iyo umuntu afite izo ndwara ashobora kwangara, ugasanga umuntu ntashobora kuregama mu rugo, ugasanga umuntu umutima we uramuhoza kumva ko yahora yirukanka, ugasanga umuntu cyangwa se umuntu bakamuzingira mu rugo utava mu rugo. Umuntu yaba ari bujye mu rubanza akarusiba, umuntu yaba ari bujye mu kizamini akagisiba. Ugasanga rero hari ubwo bari kuroga abasore bakarinda basaza batashatse, abakobwa bakagira imyaka 50 50 badashatse. Mu Rwanda birahari. Yajya mu rusengero bakamubwira ko Yesu azabikiza, kandi ko Imana imufashije, ko imugirira ubuntu, ko agiye kubona uwe yamugeneye. Umuntu akaguma muri icyo kintu kimuzingira ahantu hamwe, kimubesha ko abonye ibisubizo kandi ibibazo aribwo byatangira. Uruzingo rero bashaka kuruzinga umuhungu cyangwa umukobwa, bashaka kuruzinga ibikorwa by'umuntu cyangwa se imirimo, ariko ibi byose twavuze byose n'ibindi tugikomeza akaba ari ibintu tuvura hano kuri Hindem Polyclinic. Turabagaragariza indwara tuvura arizo izo z'amarozi twavuze, n'izindi zose tugikomeza kubabwira, n'izindi wenda tutarabona umwanya wo kuganira tuzakomerezaho. Umuntu ugasanga ahora mu manza za buri munsi za karande zimwe ziwabo zitaranduka, ugasanga umuntu imanza azibamo kuva yatangira ubuzima kugeza apfuye, ndetse bakanabimurogera agapfa, bakamuroga kanseri agapfa, bakamuroga guhura n'ibintu runaka agahura nabyo. Kanseri barayiroga ku butaka bw'u Rwanda. Imanza rero, amahane, amakimbirane adashira, urwango rudashira, ibyo byose ni bimwe biri kurogwa ku butaka bw'u Rwanda. Ari abarozi bari kuroga abagore bagashaka akarinda apfa atabyaye, ugasanga umuntu baramuroga ari umugabo akarinda apfa atabyaye. Akenshi hari abadamu bafite ikibazo bari kurogwa kubera kutita ku bintu, usanga arabyaye, amara kubyara akajyana n'umuntu w'umurozi akamutwara ibintu, agahita ajya kubihamba n'imiti runaka, uwo mugore akazasazira umwana umwe. Umuntu wese ubyaye agomba kumenya uwo bajyanye kubyara, akanamenya n'ibyo yakoze kuri we igihe yabyaye. Imbyaro, umuntu ari gutwita inda akamenya imyaka 2 kandi twe turabivura. Umuntu ari gutwita inda akayiviraho 2 3 igahita ivamo, ugasanga umuntu havuyemo inda 3 cyangwa 5 zivamo kubera uburozi bwa buri munsi. Ugasanga abantu nibabyitaho barabiharira Imana, kandi Imana ninde? Imana ni byose, Imana ni wowe, ni njyewe, ni byose, kuko twe turi abana b'Imana. Rero nta mwana atandukanira na se, niyo mpamvu mvuga ko natwe turi umwe n'Imana. Hari ubona abantu
babona ibyo abandi batari kubona. Umuntu akubwira ati njyewe ndabona, ati reba ndi kubona ikintu runaka, nk'aho yakakweretse ikintu runaka wowe utakibona, hari mu by'ukuri we ababibona anabona ko inyamaswa zitambuka kandi wowe utazibona, kuko aba ari mu yindi si, aba yageze mu yindi si. Ibyo rero inyamaswa bikunda kuboneka ku bantu bakoresha nyabingi, abarangi, abatezi, ryangombe. Naho rero amahembe yo agufata ako kanya. Izindi mandwa, hari izindi mandwa nazo zifata mu ngogo. Rero hari andi marozi ashingiye ku mirima, wajya guhinga umurima ntiwere, wakweza gusarura. Hari abagore bari gushaka akarinda azarinda apfata abyaye, bamuzinze cyane n'uri kubyara bagahita bamuzinga kutongera kubyara, yabyaye ariko bagahita baheraho bamuzinga kutazongera kubyara, cyangwa akabyara neza kabiri na gatanu, bagahita yajya kuganira na bagenzi be bababwira ko abyara neza, bagahita bamuroga kugira ngo bamwemeze, bamwereke ko uburozi ari bufitwe na buri wese, cyangwa se ko nabo babishoboye, kubera bakabibara nk'aho ari kubirariraho, bagahita direkite bamuroga. Hari uburozi butuma umuntu aba, iyo yicaye, iyo agenda, aba abona ibyo abandi batabona. Ibyo rero ni bimwe mu bwoko bw'uburozi buri ku butaka bw'u Rwanda, kimwe n'ahandi hose. Hari ukurota umuntu ahinga yiruka, cyangwa se umuntu abona undi apfa, cyangwa se nawe abona apfa, ubwo nabwo ni uburozi bugira uko buba bwarozwe. Tuzabiganiraho, tugiye kubaganira ku bintu biba byarozwe, noneho n'imiti ibivura. Hari uburozi rero buri gutuma umuntu adashobora kugurisha isambu ye, cyangwa se ikintu ashaka gutanga nko kugurisha, uburozi bukamuhagarika kuba yagurisha isambu ye. Hari uburozi rero butera abantu amatungo agapfa, agapfira gushyira, kandi ntacyo bayagaburiye. Nongere mbasubiremo ko ku butaka bw'u Rwanda ari twe ba mbere mu kuvura indwara z'amarozi, ku buryo ahubwo ntumva ukuntu abantu bahitamo gupfa bishwe no kutavurwa amarozi, kandi twe tuvura amarozi ku butaka bw'u Rwanda. Turi umuryango uvura kuva ku mwana kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza. Iwacu niyo karande, niyo gakondo yacu. Rero ni karibu ku bantu bose bafite ikibazo kijyanye n'amarozi. Ntabwo uzava iwacu utakiza amarozi. Ni karibu. Uyu munsi nk'uko tubaganiriye hafi muri rusange uko sitati y'uko amarozi ateye ku butaka bw'u Rwanda, tugiye gukurikizaho kugenda tubabwira indwara imwe buri imwe ukwayo, n'uburyo ki tuyivura, n'imikoreshereze y'imiti yacu mu kuyivura. Ni karibu. Mbere yuko tuvura umuntu turabanza tukamusuzuma, iyo tumaze kumusuzuma nibwo tumugenera umuti. Abantu mwere gupfa muzize kutamenya, muzize kubura aho mwivuriza, kandi turi abavuzi gakondo. Muri gakondo yacu turi bwaba uburozi waba gusaba ko baburutsa, twebwe imiti yo kurutsa turayizi. Yaba imiti yo gusiga umuntu baroza amaguru, cyangwa se ibintu byamufatiye mu maguru, ibyo turayifite. Naho imiti dukoresha kugira ngo twirukane ibyo bagutongere bikagufata, iyo turayifite. Yaba imiti baruse ubwoko ubwo aribwo bwose, iyo miti turayifite. Nimuze kuri Indian Polyclinic tubafashe, kandi nta mpungenge, nta bwoba bw'uko ubwo burozi baba bakuroze budakira. Yaba ari imiti cyangwa imigongo, cyangwa se ibintu byose bitesha umutwe, hano kuri Indian Polyclinic turabivura. Ni karibu ku ivuriro ryacu, kandi muhawe ikaze. Hari amarozi nk'uko twakomeje kubivuga, hari amarozi ubu ngubu ateye ibibazo, aho abantu ubona barabuze amahoro, barabuze umutuzo, bahorana inyatsi zidasobanutse, hafite impfu zidasobanutse, zihora impfu z'amarabira zidafite inkomoko. Hari abantu bari urwango rwakuze mu bantu, hari gutsindwa ku bizamini, cyangwa se mu masomo, cyangwa se mu mirimo ya buri munsi nta mpamvu, hari guta ubwenge no kubura morali, hari guhora na depresiyo, agahinda kadakira gakabije, hari impfu zipfakaza abantu kino gihe, baba abagabo cyangwa abagore, ugasanga barapfakara imburagihe kubera amarozi. Hari
hari ibihombo bidafite inkomoko, bidafite aho bituruka, hari kwirukanwa mu kazi nta mpamvu, hari kuva mu nzu cyangwa se kwahukana cyangwa se gusenya nta mpamvu, hari abantu babyara rimwe ntibongere kubyara ari ukubera ayo marozi. Ibyo byose tukaba tubifitiye umuti ndetse tukagira n'umuti. Murabizi ko hari abantu baroga abantu bakabyara igitsina kimwe, kuva kera turabizi ko biriho. Hari abatabizi wenda bazabibaze cyangwa bazampamagare bambaze, birazwi n'ibikoreshwa mu Rwanda kugira ngo abantu babyare igitsina kimwe, birazwi muri sosiyete aho mutuye, aho dutuye birazwi ko kera bakoreshaga amasimbi bagakoresha n'ibindi bintu kugira ngo umuntu abyare igitsina kimwe. Tugira imiti ku marozi, ku bwoko bw'amarozi. Tugira umuti usubiza uburozi bw'imitongero cyangwa imivumo cyangwa se ikoreshejwe abazimu cyangwa imandwa cyangwa amembe cyangwa ibitega cyangwa nyabigi cyangwa abarangi cyangwa se amashitani, agasubirira uwayohereje. Uwo muti turawufite mu by'ukuri, turawufite utuma usubiza umuntu ibyo bintu bye aba yakoherereje. Tugira umuti utuma ubyara igitsina wifuza cyane iyo wabirozwe, turabikora. Umuti ni umuti wizewe kandi wakoreshejwe kandi ukoreshwa buri gihe. Tugira imiti ivura ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'amarozi, uko bwaba bwakozwe n'uko bwaba bwoherejwe kose, iyo bushingiye ku marozi. Gusa ntabwo turoga, ntabwo dutanga uburozi, ariko dutanga imiti ivura amarozi mu bwoko ubwo ari bwo bwose. Rero ni karibu ku ivuriro Hidden Polyclinic, kandi mugire icyizere, mutugirire icyizere ko turi abavuzi b'abanyamwuga babikora babizi kandi babikunze kandi babishaka. Mugire amahoro rero n'ibihe byiza, murakoze.